Bruno kuza kuri umwanya wa 10 birantungwe nanjye are promoter wakoze analyze ku giti cyanjye nawe ufite uburyo ubyumva. Gakondo Leo Empire. Ikaze amazina nge ni are promoter muri ya topic yacu mu ntara iwacu music update ni hano kuri Gakondo Leo Empire. Mbere na mbere ndashimira uwamaze gukanda subscribe nawe utarayikanda dufashe ukande subscribe tuzamura umuryango mugari wa Gakondo Leo Empire, igitangaza makuru kiza kizakura umuziki mu ntara y'Uburengerazuba, kizagira uruhare mu guteza imbere umuziki wo mu ntara y'Uburengerazuba muri update zigiye zitandukanye mu ntara iwacu music update nkuko twabitangiye. Mu minsi yashize nari nababwiye yuko nzabazanira the top 10 artists in Western Province, abahanzi ba mbere beza mu ntara y'Uburengerazuba. Uru rutonde rw'abahanzi ba mbere beza mu ntara y'Uburengerazuba narukoze ngendeye ku bintu bibiri byonyine: kuba nibura umuhanzi uri kwa runo rutonde afite nibura indirimbo imwe imaze amezi 2, kuba nibura umuhanzi uri kwa runo rutonde afite nibura indirimbo zirenze 3 kandi zikoze neza. Icyo ngusaba ni ugukurikira tugakomezanya muri izi update. Ku mwanya wa mbere nahasize umuhanzi Javanix, ni umuhanzi ukorera mu ntara y'Uburengerazuba mu karere ka Rusizi. Impamvu namusize ku mwanya wa mbere, arabikwiye kuko afite ibikorwa bitandukanye, afite indirimbo nyinshi zitandukanye, afite collab ikomeye cyane n'umuhanzi Mr Nice, afite ibikorwa bitandukanye akora mu ntara y'Uburengerazuba by'umwihariko mu karere ka Rusizi. Niyo mpamvu musize ku mwanya wa mbere, arabikwiye kandi arabimerita. Ku mwanya wa kabiri ni umuhanzi Bilos, ni umuhanzi wakoze umuziki kuva kera muri 2016 ariko yakoze comeback. Mu gukora comeback afite na management na mu managinga. Mu gukora comeback yese shira indirimbo ze 2 hanze. Indirimbo ya mbere yasize yitwa yuza kubimenya, indi ndirimbo yitwa guca bugufi. Urumva ko ari muri za criteria nagendeyeho nk'umuhanzi uri muri top 10 mu ntara y'Uburengerazuba. Twagiye umuhanzi T-Bless. T-Bless ni umuhanzi nawe ufite ibikorwa bitandukanye, afite indirimbo shyashya imaze ukwezi hanze, yakoreye n'amashusho. Impamvu namusize ku mwanya wa gatatu, ni umuhanzi ufite impano, ni umuhanzi uzi umuziki cyari cyo, ni umuhanzi uzi kwihiringa icyari cyo kugira ngo ibikorwa bye bibashe ku shininga, bibashe kujya top. Umuhanzi Fika Magic. Fika Magic ni umuhanzi ukorera umuziki mu ntara y'Uburengerazuba mu karere ka Rubavu. Afite indirimbo nyinshi cyane, ashize nk'amezi nkana afite indirimbo ama audio track agera muri 6 yashyize hanze. Urumva ko abimerita nk'umuhanzi ufite ibihangano byiza kandi bikoze neza. Undi muhanzi nasizeho ni umuhanzi ni itsinda Kinyaga Brothers, iri ku mwanya wa 5. Itsinda Kinyaga Brothers naryo ni itsinda ry'abasore batatu bafite impano nazo zidasanzwe, bakora umuziki mu karere ka Nyamasheke. Bafite indirimbo zigera muri 6 cyangwa 7 ziri ku mbuga nkoranyambaga zawo, bakunda za management bamanaginga ariyo Gakondo Leo Empire. Kuza ku mwanya wa 5 nuko babimerite kuko criteria nagendeyeho nabo barazuzuje. Ku mwanya wa 6 umuhanzi B James. Umuhanzi B James kumushyira ku mwanya wa 6 nta kindi nuko nawe criteria azujuje, afite indirimbo zirenga 3 kandi afite n'indirimbo nyinshi zifite ubutumwa butandukanye, nk'urugero kwirinda ibiyobyabwenge, kurengera ibidukikije. Umuhanzi B James kuza kuri urwo rutonde nuko nawe abimerita. Ku mwanya wa 6 none rimaze kuvuga rero B James. Ku mwanya wa 7 ni umuhanzi Kari OJK Kari, ni umuhanzi akaba n'umuproducer umuziki we mu karere ka Rusizi. Ku mwanya wa 8 turasanga umwari mwiza witwa Ange Claire. Ange Claire kuza ku mwanya wa 8 nta kindi, afite indirimbo zirenze 3 kandi nziza zifite n'amashusho. Icyo namuvugaho ni umwana w'umukobwa uzi kuririmba, akunda gukoresha ururimi rw'igifaransa cyane mu bihangano byiwe, kandi ibihangano byiwe biba bifite message yumvikana kandi imeze neza.
Ku mwanya wa 9 turahasanga umuhanzi bita Janovalo. Janovalo ni umuhanzi nawe ukorera mu ntara y'Uburengerazuba mu karere ka Rusizi. Afite indirimbo nziza, nawe afite kriteria nagendeyeho nawe arazujuje. Umwanya wa 10 ari wo wa nyuma turahasanga Warida Uno. Warida Uno kuza kuri umwanya wa 10 birantungwe nanjye nka are promoter ukora ubusesenguzi, kuko akimara gushyira indirimbo ya kabiri hanze yuzuza kriteria ndi kugenderaho z'umuhanzi ufite indirimbo zirenze 3 kandi afite n'indirimbo imwe iko tiramara ukwezi, ahise aza kwa runo rutonde. Icyo nababwira zino top 10 z'abahanzi bakora umuziki mu ntara y'Uburengerazuba ni nkanjye promoter, are promoter wakoze analyze ku giti cyanjye. Nawe ufite uburyo ubyumva, nawe niba hari uwo waba uzi ntaba nasizemo yakaba ajyamo, nukubimbwira hano kuri message kama comment kavuga ngo uyu nguyu yakaba ajyamo. Kandi ikindi navuga mu ntara iwacu music update, kuko tuzakura mu ntara zose z'u Rwanda, mu Burengerazuba, mu Majyaruguru, mu Majyepfo, mu Burasirazuba. Icyo nabasaba nukuma comment muri message mukabasha kuma abahanzi bo mu Majyaruguru, abahanzi bo mu Majyepfo nabahe, se abahanzi bo mu Burasirazuba nabahe, kabasha kubakuraho ubushakashatsi. Icyo navuga nsoza, bano bahanzi mvuze 10 ba mbere ngiye kubakuraho ubushakashatsi. Buri muhanzi nzajya ngenda muvugaho ibikorwa bigiye bitandukanye, nibura ufate umwanya kuvuga ku bahanzi 2. Ejo bundi ngiye mvuga ku bahanzi 2 ku buryo tubamenye neza kandi tubashe kubakurikira, tubakurikire ibihangano byabo, tubimenye aho biherereye. Ariko nyimara kuvuga top 10 y'abahanzi, nawe wanyaruka ku mbuga nkoranyambaga bakoresha ukandika no mazina yabo n'ibihangano byabo, nawe wabasha kubona ko hibeshye kandi ko babimerita. Ndabashimiye cyane. Amazina yanjye ni are promoter. Komeza kukwibutsa gukanda subscribe hano kuri Gakondo Empire, kandi bizadufasha kuzamura music yiwacu mu ntara iwacu. Music update nakagaruka. Ciao ciao, murakoze cyane. Gakondo Empire.